Ni mu masaha y'ijoro, mu muhanda hari kugwa imvura nyinshi cyane, ntabwo rero hari no kubona kubera n'imvura. Bruce aba ari kuri vola atwaye imodoka, ariko rwose kureba imbere biba bimugoye. Uyu musore rero agerageza gukoresha nyine essuie-glace kugira ngo ahanagure ibirahure, ariko akabona nyine ntabwo rwose nabyo biri gukunda, kubera ko imvura iba ari nyinshi cyane ifite ibitonyanga biremereye. Akomeza rero kugenda nyine agerageza kuba concentre birenze uko yari ameze, ndetse akakomeza nyine no gufata vola akayikomeza cyane. Ababona bino bihe nyine biri kubaho atari ibihe bisanzwe, abareba akabona wagira ngo ni nkaho ari nawe uri mu muhanda wenyine, kubera ko abandi bantu baba baguriwe kare ko rwose hari buze kugwa imvura, kandi imvura imeze nabi ku buryo abantu bakabaye bavuye mu muhanda hakiri kare. Gusa nyine kubera ko we aba ari gutaha, imvura iba yaguye nyine ari ku igaraje aho asanzwe akorera, ntabwo rero aba yari kurarayo, aba agomba gutaha byanze bikunze. Uyu musore rero aba ari umusore wibera mu buzima buciriritse, dore ko n'iri garaje rye riba ari igaraje nyine riciriritse ryo gukorera abantu imodoka, agataha akajya mu rugo, ababa ahantu hadasamaje rwose. Iyo agezeyo rero ahita yifatira amafunguro yoroheje atamugoye kuyategura, ubundi akaryama. Mu by'ukuri inzozi ze nyine ntaho zigarukira, ntabwo ajya arota ibintu bihambaye, kubera yuko azi ko ubuzima bwe nyine ari ubwo ngubwo kugeza igihe atazi. Ari kugenda rero mu nzira nyine, ari kubona rwose ari nawe wenyine uri mu muhanda, atungurwa no kubona imodoka iba ihagaze ku muhanda icanye nyine amatara, ndetse abona nyine muri butu yayo hafunguye. Yitegereza neza, dore ko nyine hataba hari kubona neza, maze akabona hari n'umukobwa uhagaze kuri iyi modoka witwikiriye umutaka, ariko umuyaga rwose uri hafi gutwara. Uba ubona nta mbaraga rwose agifite zo gukomeza guhagarara, kuko umuyaga uba uri kumujyana iburyo n'ibumoso. Akibona rero ibi bintu aratungurwa, kubera ko nta wundi muntu n'umwe uba uri mu muhanda, noneho kuhabona umukobwa aya masaha biba ari ibintu rwose bitunguranye. Ahita rero ashaka ukuntu ashyira imodoka ku ruhande yihuse, kugira ngo ajye kureba ibyabaye. Bruce rero ahita afata nyine itoroshi biri mu modoka ye, maze agasohoka mu modoka. Gusa nyine imvura iba ari nyinshi, aba ari kunyagirwa, ariko ntabwo aba abyitayeho. Akegera rero uyu mukobwa uba uri gutitira nawe yatose, kubera ko iyi mvura ntabwo rwose aba ari iyo kwitwikira umutaka. Ahita amubaza ati ukeneye ubufasha? Naho uyu mukobwa agira ubwoba nyine, maze agasubira inyuma, kubera yuko ataba nyine azi uyu musore uba uje kumutabara. Gusa nyine ahita amubwira ati hano hantu rwose mpamaze amasaha menshi, imodoka yanjye nagiye kumva numva irahagaze, ntazi rwose uko byagenze, nabuze umuntu n'umwe wamfasha, nabuze nyine umuntu wagira icyo ankorera, hano hantu mpamaze umwanya. Bruce rero nta kwirirwa rwose yongera kugira ibyo amubaza, ahita yegera iyi modoka, maze agatangira kureba ikibazo yaba yagize, dore ko rwose iba ari n'imodoka bigaragara yuko ihenze. Bruce mu mutima bari kwibaza ati umuntu utwara imodoka ihenze itya ni gute yaba ari hano muri aya masaha? Gusa nyine ntabwo iki kibazo akibaza uyu mukobwa, kubera ko ni ubwa mbere baba babonanye, ntabwo rero yamubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Bruce rero ahita yibuka ko atibwiye uyu mukobwa, maze agahita amubwira ati umva ntugire ubwoba, nitwa Bruce, ndi umukanishi, ubwo rero niyo mpamvu nari ndi kukurebera kugira ngo nkurebere ikibazo yaba ifite. Uyu mukobwa rero ahita yumva aruhutse, maze akamubwira ati urakoze cyane, ni ukuri ndebera urebe rwose uko bimeze. Aba yumva aruhutse nibura kuba yaba ahuye n'umuntu ushobora kumufasha. Uyu mukobwa rero nawe ahita amubwira ati nanjye nitwa Marianne. Bombi nyine bakorana mu kiganza bagasuhuzanya, ubundi Bruce agakomeza nyine akazi ko kureba ikibazo iyi modoka yaba ifite kugira ngo afashe uyu mukobwa.
Mu kanya gato rero Bruce nk'uko yari umukanishi w'umuhanga nyine aba amaze kubona ikibazo iyi modoka ifite, abona ko rero urusinga rwa moteri ruba rwacomotse, ahita n'ubundi yongera akarutunganya. Ahita rero abwira Marianne ati ubu nta kibazo wajya mu modoka maze ukayatsa tukareba. We nyine noneho aba yatose kurenzaho, ahantu hose amazi aba ari kujojoba kubera ko n'ubundi iyi mvura iba igikomeza kumunyagira. Acyatse imodoka rero ihita yaka maze agahita yiruhutsa, agahita amwenyura kubera ko ababona nyine atabawe. Ahita yongera agasohoka mu modoka maze agafata isakoshi ye akoramo rero maze agakuramo amafaranga kandi aba ari menshi, ayahereza rero Bruce ati urakoze cyane, urakoze kumfasha kandi rwose ntuyange. Naho Bruce ati hoya nta kibazo, nta mafaranga rwose nkeneye kubera ko ni akantu gatoya nkoze, gufata urusinga ukarucomeka gusa ntabwo rwose ari ibintu byari bigoye. Naho rero Marianne ati kuri njyewe ntabwo wakumva igikorwa unkoreye ukuntu kiremereye kubera ko namaze amasaha menshi hano nyamara nta muntu n'umwe wigeze amfasha, ndakwinginze rwose yafate. Bruce ati hoya ntabwo rwose ndi buyafate, ntabwo nyakeneye, ahubwo reka ngusabe serivisi, umunsi uzabona umuntu ku nzira akeneye ubufasha uzamufashe, icyo gihe uzahita umenya yuko unyishyuye rwose nta kibazo. Naho rero Marianne atungurwa n'igisubizo uyu musore amuhaye kubera yuko ntabwo ari kenshi rwose aba ajya abona abantu banga amafaranga. Marianne rero ahita amubwira ati urakoze cyane kandi ibyo umbwiye rwose nzabyubahiriza. Bombi rero bararebana maze bagaherezanya nyine ibiganza. Bruce agifata mu kiganza cya Marianne ahita yumva uyu mukobwa akonje cyane, aramubwira ati ariko ko ntuye hano hafi nta kuntu waza maze ukabanza ugafata agacyayi ukabanza ugashyuha maze ukabona gutaha. Marianne ubusanzwe utaba yizera abantu atazi ariko ntabwo azahana icyizere kiva maze akemerera uyu musore. Baragenda rero bakajya iwe dore ko baba ari ahantu haciriritse cyane rwose, intebe zishaje, ibintu byose akoresha biba ari ibintu bishaje. Aramubwira ati ni karibu maze uyu mukobwa akicara. Uyu musore rero atangira gushyushya inzu dore ko rwose ubukonje buba bumeze nabi, bose baba bari guhumeka ukajya ubona imyuka yabo imeze nk'imyotsi kubera ukuntu imbeho ari nyinshi. Ahita rero amutekera agacyayi maze akazana bagasangira, gusa ntabwo bavugana ibintu byinshi, bamara kunywa aka gacyayi maze Marianne agasezera uyu musore kandi akamushimira umutima mwiza afite. Amubwira rero ko atazigera yibagirwa na rimwe uyu munsi ndetse atazigera yibagirwa amagambo yamubwiye ko nawe agomba kuzajya afasha abandi bakeneye ubufasha, bityo nyine akaba yishyuye uyu musore. Ajya mu modoka rero maze nyine akagenda. Naho rero Bruce we yitegereza uyu mukobwa ari kugenda, yagendaga nyine amupepera nko kumusezera, akitegereza iyi modoka ikarinda irenga akimureba. Amaze kurenga rero ahita asubira mu nzu maze agafunga. Burya rero hari ukuntu nyine uhura n'umuntu maze ukumva rwose ntabwo bisanzwe, nyamara si we muntu wa mbere muba muhuye, ariko nyine hari ukuntu wumva rwose umeze iyo wahuye n'umuntu wa nyawe mwagombaga guhura koko. Nibyo rero biba byabaye kuri Bruce kubera ko agera mu nzu nyine akajya gukaraba kubera yuko aba akeneye gukaraba amazi ashyushye akumva ko n'ubundi yashyuha. Akimara rero gukaraba ajya ku buriri bwe maze akaryama, ariko noneho ntahita asinzira nk'uko byari bisanzwe, ahubwo agatangira gutekereza kuri uyu mukobwa baba bamaze umwanya muto bahuye. Amutekerezaho umwanya munini akajya yumva ntazi impamvu rwose guhura n'uyu mukobwa byari iby'ingenzi, nyamara nta nimero baba bahanye ngo bazongera guhamagarana, nta kintu na kimwe baba bavuganye, ariko nawe ntabaze impamvu nyine ari gukomeza amutekerezaho.
gusa nyine kubera umunaniro aba afite bigeraho ibitotsi bikamutwara maze agahita asinzira, yongera gukanguka mu gitondo akanguwe n'izuba riba ryamusanze mu cyumba. Ku rundi ruhande rero Marianne nawe nuko rwose biba byamugendekeye, agenda inzira yose ari kwibaza kuri uyu musore ufite umutima mwiza, umusore utuje kandi utaba ukeneye nyine guprofita umuntu uwo ari we wese mu bibazo. Amwibazaho rero maze bikamurenga, noneho akanibaza ukuntu uyu musore ari we wenyine waje amasaha yose yari amaze, nyamara agahita aza noneho ari nk'umukanishi ari buze kumufasha. Akomeza kubyibazaho ati ariko uriya musore rwose wagira ngo neza ni marayika murinzi wanjye, kubera yuko yaziye igihe nari mukeneye, noneho ukuntu yanganirije ndetse n'ukuntu yanyitayeho ntabwo rwose bisanzwe. Nawe aba abitekereza rero maze akamwenyura nyine, ariko nanone ntiyabitindaho cyane, ahubwo araryama kuko nawe yari ananiwe cyane, araruhuka. Naho rero Bruce amaze nyine kwitunganya kubera ko aba agomba kujya ku kazi, ajya kumva akumva urusaku ariko ruri guturuka kure, aba yumva nyine ari helicopter iri kugenda nyine iva kure, atekereza ko rero ariyo gusarura kubera ko abahinzi ba hano hantu atuye baba bakoresha izi ndege nyine ntoya kugira ngo nyine basarure cyangwa batere amazi mu bihingwa byabo. Akomeza kumva rero urusaku rukomeza kuba rwinshi, ndetse rwose bimeze nk'aho iyi ndege iri gukomeza iza imwegera. Arasohoka akajya hanze kugira ngo ajye kureba ibyabaye, ajya kubona akabona iyi ndege igeze hejuru y'inzu ye neza neza. Mu kanya gato rero iyi ndege ihita igwa mu murima nyine uba wegeranye n'inzu ye neza, hahita havamo abantu ubona nyine bafite ubwoba bw'imiyaga bikinze intoki mu maso, maze bakaza basanga uyu musore. Bahita rero bamubwira ko ari we nyine bari baje gushaka, ndetse ko ari Marianne wari umubatumye. Uyu musore noneho ahita agwa mu kantu, akibaza ukuntu uyu mukobwa ari umukire bingana gutya, ukuntu yaba afite iyi ndege, ndetse yibuka n'imodoka yari atwaye uko yari imeze, akibaza rero ukuntu uyu mukobwa yaba rwose amushaka n'icyo yaba amushakira. Ahita ababwira ati none se murabizi neza ko mutibeshya ahantu, kubera ko jyewe nyine nitwa Bruce ndetse ntuye hano. Aba ari kubereka nyine iyo nzu kubera ko abatekereza ko ahari bayobye, abatekereza ko nabereka iyo nzu bari bumenye neza ko atari we bari baje gutwara. Bati turabizi neza nyine, turabizi ko uri Bruce, turanabizi ko utuye hano, niyo mpamvu indege yacu yaguye hariya, ni wowe dushaka rwose nta gushidikanya, Marianne aragushaka. Bruce rero aba afite amatsiko, mu mwanya umwe aba yumva nyine atajyayo, ariko mu wundi akumva afite amatsiko y'ikintu uriya mukobwa ashaka kumubwira. Ikindi kandi aba yumva yishakira no kwigira muri iyi ndege, dore ko rwose biba bigiye no kuba ku nshuro ye ya mbere. Ahita ababwira ati nimwihangane gato nitunganye maze nze tugende. Asubira mu nzu rero agahita nyine yambara noneho utwenda twiza kurenza utwo yari yambaye, kuko utwo yari yambaye twari two kujyana ku kazi. Araza rero akajya muri ya ndege, nibwo bwa mbere aba abashije kureba umujyi wose atuyemo, maze akawureba ari mu kirere. Gusa nyine aba yumva nyine atameze neza kubera ko ataba abimenyereye. Urugendo aba abona rwabaye rurerure cyane, nyamara uru rugendo ruba ari urw'iminota 30, ariko kuri we aba abona ari ikinyejana cyose amaze ari mu kirere. Noneho rero iyi helicopter igwa ahantu nyine muri jaride, haba hari inzu nziza cyane, inzu rwose ubona ko ari inzu idasanzwe. Bruce rero asohoka nyine muri iyi ndege, maze akitegereza iyi nzu. Akireba ahita abona Marianne ari kumanuka ku ma esikariye aza basanga.
akimukubita amaso abona atandukanye cyane n'uko yamubonye wa munsi, kuko uyu munsi uyu mukobwa aba yambaye ijinisi nyine n'agapira, imisatsi ye imeze neza ifungiye inyuma, ubona ari mwiza cyane nyine, kubera ko cyagiye yamubonye atose ndetse amubona ari gutitira, yamubonye anyagirwa. Uyu munsi rero amubona noneho atuje kandi atekanye. Uyu mukobwa agikubita amaso Bruce ahita amwenyura, maze Bruce nawe akamwenyura nyine, ahita akomeza rero agenda amusanga. Marianne rero akigera imbere ya Bruce ahita amubwira ati ndishimye ni ukuri ko waje, kubera ko kongera kukubona ni iby'ingenzi kuri jyewe, nizere ko kandi urugendo nyine rutakubereye rubi. Naho rero Bruce amwenyura ati hoya, ntabwo rwose rwambereye rubi, ariko muri we aba ari gutekereza nyine ukuntu yumvaga afite iseseme, ndetse akumva rwanabaye rurerure cyane, kuko yari inshuro ye ya mbere yo kuba yicaye mu ndege. Marianne rero ahita amubwira ati ni karibu, maze akajya imbere. Bruce rero aramukurikira bakinjira muri iyi nzu, aho Bruce aba agenda areba iburyo n'ibumoso, dore ko rwose iyi nzu iba itatse birenze ibikenewe, iba igiye imanitsemo amataburo ahenze cyane, ibintu nyine by'agaciro nibyo biba bitatse iyi nzu. Barakomeza rero maze bakagera muri salle à manger, aho rwose amafunguro ya mu gitondo aba ateguye, amafunguro y'ubwoko bwose, yaba ikawa, amata, amaji, imigati ndetse n'imbuto, byose biba bihari. Bruce rero akibikubita amaso abona ari ubwa mbere abonye ameza ateguye atya, arayitegereza, maze nyine Marianne akamubwira ko yicara nta kibazo bagafata amafunguro. Gusa nyine Bruce aba afite stress nyinshi cyane, ku buryo aba yumva nta peta afite kubera stress aba afite, aba akeneye kumva ikintu uyu mukobwa yamuhamagariye. Bruce rero akomeza kumuhanga amaso nko kumubwira nyine ati nguteze amatwi mbwira. Naho Marianne ahita amubwira ati ikintu rero cyatumye ngutumaho ntabwo rwose ari ikintu kigoye cyane, ahubwo nifuzaga kugushimira by'umwihariko. Ibintu wankoreye ririya joro rwose ni ibintu ntazibagirwa, ndetse n'ibintu byankoze ku mutima. Ntakubeshye rero numvaga rwose kuba naragushimiye gusa mu magambo bidahagije, numvaga nkeneye no kugushimira nyine, noneho turebana amaso ku yandi, ndetse rwose nkanagushimira nyine bimeze nk'aho narangije kwibagirwa uko byari bimeze, nubwo ntashobora kubyibagirwa na rimwe. Niyo mpamvu rero nifuje ko twongera kubonana kugira ngo rwose ngushimire byimazeyo. Bruce rero ahita amubwira ati ariko rwose akantu nakoze kari akantu koroheje. Naho rero Marianne ati nuko nyine ugira umutima mwiza cyane, niyo mpamvu rwose wumva koroheje, ariko kuri njyewe ndakubwiza ukuri ni igikorwa kiremereye ntazigera nibagirwa. Uriya munsi rero buriya wambonye, ntugire ngo rwose nari norohewe, nari mvuye n'ubundi mu kirori nyine, gusa cyari nyine ikirori cy'ingenzi rwose, kubera ko hari ibintu nyine nagombaga kuganiraho n'abandi bantu dukorana. Gusa iki kirori nakivuyemo numva rwose amarangamutima yanjye yahungabanye, mbese ntabwo cyambereye ikirori cyiza habe na gato. Ndi mu nzira ngenda rero numvaga wagira ngo ndi njyenyine kuri iyi si, ndetse kubera ko nta n'umuntu n'umwe nabonaga mu muhanda, numvaga wagira ngo nyine nta muntu ugituye kuri iyi si uretse njyewe njyenyine. Numvaga ndi njyenyine, numvaga nkeneye umuntu wamvugisha, numvaga nkeneye umuntu wamba hafi, numvaga mbese ntazi ukuntu ndi kwiyumva. Hanyuma rero kubw'ibyago noneho n'imodoka yanjye irenzaho gupfa, noneho byagiye byanyicira umunsi kurenzaho. Uriya munsi nari nabihiwe, ntakubeshye nari mpagaze nta cyizere mfite, maze kubw'amahirwe ngiye kubona mbona uraje, umenye ko rwose kukubona byabaye nk'aho wari marayika woherejwe n'Imana kugira ngo untabare. Kano kanya rero nibwo Bruce aba atangiye kumva ko uyu mukobwa yari yagize umunsi mubi rwose, ndetse ko atari yishimye, ndetse rwose ko ka gakorwa yakoze nubwo yakitaga gato ariko kari ak'umumaro kuri uyu mukobwa.
Marianne rero akomeza amubwira ati noneho ikintu rwose cyankoze ku mutima kurenza ibindi ni ukuntu nyine utigeze ushaka kumfatirana ndetse nanakwishyura ukabyanga ukambwira yuko ayo mafaranga nzayafashisha abandi bantu, byankoze ku mutima ntushobora kubyumva. Naho rero Bruce ati ariko se koko kari akantu nari nkoze kari akantu gasanzwe cyane. Naho rero Marianne ati ndakubwiza ukuri ko rwose atari abantu benshi bakora igikorwa nka kiriya. Ahita ahaguruka rero maze akagenda yerekeza ku meza nyine iba iri hafi ya hano baba bicaye, ahita aterura envelope maze akaza akayihereza nyine Bruce, ahita amubwira ati akira iki kintu rwose kizaguhindurira ubuzima. Bruce rero afata iyi envelope ari gutitira maze akayifungura, akirebamo ahita asanga harimo amafaranga menshi cyane. Mu gihe rero aba rwose agiye nko kuyanga, uyu mukobwa ahita amubwira atumva nta burenganzira ufite bwo kuyanga, ayo mafaranga rwose nyaguhanye umutima mwiza, ikindi kandi ndifuza nyine kuguha akazi muri kampani yanjye maze ukamfasha kubera ko nkeneye abantu nkawe. Muri kano kanya rero Bruce aba ashaka ijambo ryo kuvuga maze akaribura, umutima we uri gutera cyane rwose, ubwoba buba bwamurenze. Mu ijwi rituje rero ahita abaza Marianne ati ibi byose ni ukubera iki ari njyewe wabikorerwa? Naho Marianne ati impamvu ari wowe ni uko uri umwe muri bakeya cyane rwose wabashije kunyereka ubumuntu ndetse urugira umutima mwiza cyane, ibyo rero ukwiriye kubihemberwa. Ku mutima kandi Bruce aba ari gutekereza aya mafaranga maze agatekereza n'ibibazo byose afite mu buzima, agatekereza amadeni afite ndetse agatekereza nyine n'imva ya papa we yari itubakiye nyamara yamusabaga amafaranga menshi kugira ngo abe yayubakira, nyamara iba imeze nabi rwose, imeze nk'aho irangaye kubera ko itaba yubakiye. Atekereza ibi bintu byose maze akumva aya mafaranga yamugirira umumaro, ariko nanone ku rundi ruhande akibuka ukuntu nyine papa we yajyaga amubwira ati uramenye rwose ntuzemere ibintu by'ubuntu kuko nta kintu cy'ubuntu kibaho, burya kiba gifite ikizagikurikira. Arabitekereza maze akavuga ati none uyu mukobwa ubu yaba nshakaho iki ku buryo yankorera ibintu byiza gutya? Marianne rero akomeza kubwira rwose Bruce ko nta kibazo ayo mafaranga agomba kuyafata ndetse akagenda akanabitekerezaho iby'aka kazi aba yamwemereye maze akamusubiza mu minsi itarenze 2. Bruce rero arataha, gusa nyine aba yumva ameze nk'umuntu uri kurota. Barongera nyine bakamuha ya ndege n'ubundi ikamucyura. Akimara rero kugera nyine muri ya nzu ye aricara maze agatangira kureba iyi nzu ye maze akanareba amafaranga aba amuri imbere muri envelope iba iteretse ku meza. Arayitegereza maze ibibazo bikamurenga, aba ari kwibaza ibintu byinshi rwose, yibaza kuri aya mafaranga niba azayakoresha cyangwa niba nta kintu na kimwe azayakoresha. Aba yumva agifite ubwoba bwo kuba yayakoraho. Akomeza rero kwibaza niba koko ibyo uyu mukobwa yamukoreye ari ukugira neza cyangwa se niba ari bya bindi papa we yajyaga amubwira ati ibintu by'ubuntu biba bifite ikizabikurikira. Muri kano kanya rero none Bruce aba ari kwibuka imodoka ye ifite ikibazo cya moteri, rimwe na rimwe yanga kwaka, aba akeneye rwose kuba nyine yayihindura, mbese aba afite ibibazo byinshi cyane bikeneye amafaranga. Arasohoka rero maze akajya hanze, abaza rero umuturanyi we ati ndashaka kukugisha inama, umbabarire rwose umbwire uyu muturanyi we rero aba nyine bakunda kuvugana. Amubwira rero ibintu byose byamubayeho maze akamusaba igitekerezo, naho uyu muturanyi we amubaza nyine icyo abitekerezaho. Aramubaza ati none se wowe mu by'ukuri wabitekerejeho iki?
naho rero bose aramubwira ati ngewe rwose umutima umwe urambwira ko nta kibazo, ariko undi mutima ukambwira ko rwose hashobora kuba hakiri ikibiri inyuma. Uyu muturanyi we aramubaza ati none se urebye mu maso y'uwo mukobwa wabonye ameze nk'umuntu ufite ikintu agukinga? Naho Bruce ati hoya rwose ni umukobwa ufite umutima mwiza, umukobwa uca bugufi, ndetse rwose umukobwa uba wisekera, ni umukobwa ubona ko nta kibi yatekereza. Umuturanyi we rero ahita amubwira ati ngewe rero ndumva inama nakugira ari uko nyine wakumvira umutimanama wawe. Mu by'ukuri niwumva ibyiza wabonye kuri uwo mukobwa ari byo byinshi kurenza ubwoba wamugirira, ni ukuri byose ubyemere. Ikindi kandi amahirwe aza rimwe gusa mu buzima. Reba nawe imyaka yose umaze hano hantu nta kintu na kimwe urahindukaho, urwana no kurya ukaryama, nyamara ufite amadeni menshi, ufite ibintu byinshi byo gukora. Iyo ibikoresho byawe bishaje kubihindura biragoranye. Niba rero wari ubonye amahirwe, bitekerezeho neza kandi rwose aya mahirwe ntuyiteshe. Bruce rero akomeza amubwira ati ikintu rero kiri kuntera ubwoba ni uko rwose nkurikije ahantu nabonye, gutekereza ko nzajya kuhaba ndi gukora akazi, ndetse ngatekereza ku mushahara nzajya mpembwa, gutekereza ko byose nzabikora ndi iruhande rw'uriya mukobwa, ntakubeshye ndabitekereza nkumva ni inzozi, kandi burya inzozi hari igihe birangira zibaye inzozi mbi. Nibwo bwoba rero mfite muri kano kanya. Bruce rero ahita abwira uyu muturanyi ati hari ahandi hantu mfite ho kujya byihutirwa. Ahita rero agenda maze akerekeza ku gituro cya papa we. Akigerayo aracyitegereza ukuntu kimeze, maze agahita atangira kwivugisha ati rwose papa, ndabizi ko ubyumva byanze bikunze, nari nje kukubaza niba nkwiye kubyemera. Ndabizi igisubizo cyawe cyakabaye ari hoya, kubera yuko ibintu nyine umuntu abonye byoroshye ntabwo ujya wemera ko umuntu abyizera. Ahita yibuka rero ukuntu afite imyaka 12 gusa, papa we nawe wari umukanishi muri iri garaje, wagira ngo nyine ni irya famiye. Nawe nyine abantu baje kuza kumwegera kubera ukuntu yari afite ibibazo by'amafaranga, maze bakamubwira ko bamufasha gukemura ibibazo byose afite. Byabaye ngombwa rero ko afata udufaranga twe dukeya maze akadukoresha nyine kugira ngo bamufashe kugira ngo akemure ibibazo, nyamara abo bantu bari abatekamutwe. Byarangiye ya mafaranga ye bayatwaye, maze noneho ibibazo byikuba inshuro nyinshi. Guhera rero uwo munsi yatangiye gutekereza ko ibintu byose ubona byoroshye udakwiriye rwose kubyizera. Bruce rero akomeza abwira nyine iki gituro cya papa we ati ikintu gitangaje ni uko rwose nubwo ntibagiwe ibintu byose wanyigishije, ariko ndi kumva nizeye Marianne. Sinzi impamvu ndi kumva mufitiye icyizere, maze nkumva atandukanye n'ibyo twajyaga dutekereza byose. Byanze bikunze rero nta gisubizo aba ari bubone hano, ariko nyine aba yumva agomba hari kuvuga ibintu byose atekereza, kuko aba atekereza ko nka papa we ari kumwumva. Ava hano rero maze agataha, yasubira mu rugo akitegereza iyi nzu abamo yose, maze agatangira gutekereza ati nimfata umwanzuro wo kujya gukora kano kazi, nzaba niyemeje ko ibi byose mbisize, ndetse rwose ahahise hanjye mpasize hano. Iminsi yakurikiye rero agerageza nyine kongera gusubira ku kazi, ariko ntabwo aba ari kubasha kuba concentre, kubera ko uko yumvaga imodoka ihise yahitaga yitekerereza nyine rwa rugo rwa Marianne yagiyemo, agahita atangira gutekereza ka kazi yamwemereye, mbese agatangira kwitekerereza ibyo ngibyo, maze rwose gukora akazi bikamunanira. Umunsi umwe rero ari mu masaha ya nyuma ya saa sita, Bruce aba yicaye mu igaraje rye gukora byanze rwose ari kwitekerezaho. Telefone ye rero irasona, maze akabona ni Marianne. Aritaba rero maze Marianne agahita amubwira
ati rwose ntabwo ari ukugerageza nyine kugushyiraho igitutu, ariko ndifuza ko wambwira nyine umwanzuro wafashe. Naho rero Bohose atumva birakomeye, ni ukuri gufata umwanzuro ntabwo ari ibintu byoroshye. Marianne ati ikintu kimwe ngira ngo nkubwire ni uko rwose ugomba gutekereza ko impamvu naguhaye aka kazi ari uko nari nkwizeye, ndetse ni nuko nabonye uri umuntu mwiza, kubera ko abandi bo kugaha sinari kubabura, ariko nyine nabonye rwose ari wowe muntu nkeneye muri kano kazi. Akiva kuri telefone rero Bohose aricara n'ubundi maze agakomeza kwitekerezaho, agakomeza kureba hano hantu yicaye, mbese ibitekerezo bikamubana byinshi. Uyu munsi rero Bohose arataha maze yagera nyine mu rugo n'ubundi agakomeza gutekereza. Aragenda rero akongera agafata ya mverope birimo amafaranga akayitegereza. Kugeza uyu munsi nta faranga na rimwe aba yari yakuramo ngo arikoreshe. Arongera akayibika maze agahita atekereza ati ariko ndabona rwose ari cyo gihe cyo kugira ngo ngirire icyizere Marianne, kubera ko nanjye kano kazi ndagakeneye. Nta gushidikanya rero aramuhamagara maze akamuha igisubizo. Buracya rero nta gutinzamo rwose ya ndege igaruka kongera gutwara Bohose. Ari kugenda rero ari mu kirere, uko yagendaga abona iyi nzu ye ayisiga inyuma, niko yatekerezaga ko amateka ye nyine ayasize hano. Gusa nyine icyemezo aba yarangije kugifata, ntabwo rwose aba ari bwisubireho. Mu kanya gato rero indege nyine iba igeze kwa Marianne, n'ubundi avamo maze agasanga Marianne muri salo. Ahita amubwira ati uriteguye se noneho rwose kuba wakomezanya nanjye? Naho rero Bohose ati cyane rwose. Agenda rero ari kujya kumwereka icyumba agomba kuzajya araramo, maze akagenda ari kumubwira ati rero umushinga nyine nifuza ko uzamfashamo ubu kano kanya tuvugana uzatangira ejo. Ubwo rero byaba ari byiza uramutse uhuye n'abandi bantu muzakorana maze bakagira bimwe bakubwira. Umushinga wacu rero ibintu nyine uzajya ukoraho harimo gufasha abantu batishoboye, tububakira amashuri, tukabubakira amavuriro, ndetse rwose tukagerageza no guha amazi abantu nyine bataba bashoboye kuyabona. Bohose acyumva ibi bintu nyine ahita yumva bimushimishije, kubera ko ahita yumva nawe rwose ari ibintu bimeze nk'aho ari inzozi ze gufasha abantu. Ahita yumva ndetse aka kazi akishimiye cyane, akumva azagakorana umutima we wose. Marianne rero ahita akomeza amubwira ati hanyuma rero nasanze rwose ari wowe muntu ukwiriye kuba uri muri uyu mushinga, kubera yuko wa munsi twahuraga ukambwira ngo nzajye mfasha abandi nzaba nkwishyuye, buriya ririya jambo ryankoze ku mutima, maze mpita nsanga rihuye neza nanjye n'ibyo nari ndi gukora. Niyo mpamvu rero nahise nifuza ko umuntu ufite umutima nk'uwawe, umuntu wita ku bantu kandi ushaka kubafasha, ari we rwose wakabaye ari muri uyu mushinga, kubera yuko atazigera areba ku nyungu ze na rimwe, ahubwo azareba ku nyungu z'abantu agomba gufasha. Bohose rero uba uri kubwirwa ibi ngibi ahita yitegereza nyine Marianne, aramwitegereza atari guhumbya, maze mu mutima we akibaza atari ko ubu nakoze iki kugira ngo mbe nkwiriye icyizere kingana gutya. Gusa nyine ntabwo abibaza uyu mukobwa mu ijwi riranguruye, ahubwo abivuga ameze nk'aho abivugira mu mutima. Bohose rero abwira nyine Marianne ko rwose yishimiye aka kazi kandi cyane. Buracya rero maze bakajya ahantu nyine baba bagomba gutangira gukorera. Haba ari ahantu nyine mu gace k'icyaro, gusa ubona ko rwose gakennye cyane. Aho haba hari abana bambaye imyenda isa nabi, bambaye ibirenge, ndetse rwose b'abana bari gukina udukino ubona ko ari udukino duciriritse. Bohose arahitegereza maze hakamwibutsa nyine hahandi nawe aba yarakuriye.
si ubwa mbere rwose aba abonye nyine abantu bakennye, ariko kuri iyi nshuro aba abonye abantu bakennye kurusha abandi, ndetse aba abonye abantu bakeneye ubufasha. Batangira rero kugenda nyine bareba ibikorwa remezo bazaheraho basana, maze bagahera ku ishuri riba ryaraguye ubona nyine rimeze nabi ryarangiritse. Mu by'ukuri Bruce akigera aha ngaha yishimira cyane noneho birenze aka kazi aba yahawe, kuko aba abona agiye kuba umuntu w'umumaro ku bandi bantu. Uyu munsi rero uba ari uwo gukomeza bagenda bareba nyine ibikorwa bagomba kuzitaho. Mu kanya gato rero bagera nyine ahantu abafundi baba batangiye gusana, maze Bruce akibabona agahita agenda akabaka umwiko, maze agatangira nyine kubafasha kugenda asiga isima. Marianne rero amwitegereza maze agahita amubwira ati ibintu byose ubifata vuba, uzi ko wagira ngo nibyo usanzwe ukora. Naho rero Bruce ahita amubwira ati ndakubwiza ukuri, ibi bintu rwose niba hari ibintu ngiye gukora mbyishimiye ni ibi ngibi. Marianne aramureba akamwenyura, maze mu mutima akumva ibyishimo biramurenze, kuko ababona ko rwose umuntu yazanye kuri iyi nshuro ari uwa nyawe. Bakomeza rero kugenda bareba nyine abaturage, ndetse anabereka umuntu ugiye kuza guhagararira uyu mushinga. Bari mu modoka rero bataha, Marianne abaza Bruce ati mbwira rero umunsi wa mbere w'akazi wawubonye ute? Naho Bruce ati ntakubeshye nishimye cyane, kubera yuko uretse no kuba nzajya hari ibintu bimwe na bimwe nsana, ariko aka kazi nako guhindura ubuzima bw'abantu, ibyo rero ni ibintu rwose nahoze ndota mu nzozi zanjye. Warakoze ahubwo kumpitamo maze ukampa aka kazi, kuko ntakubeshye ndagakora rwose nk'uwikorera. Marianne aramwenyura maze akitegereza uyu musore, amufata mu kiganza maze agahita amubwira ati uri umunyembaraga cyane, kandi kuguhitamo ntabwo nibeshye, narabibonaga rwose ko ubishoboye. Bruce rero uba ari kumva intoki z'uyu mukobwa zimukoraho, maze akumva udushagarira umubiri wose. Nawe aba ari kumureba mu maso, bararebana umwanya munini nta ukiri kuvuga ijambo na rimwe, maze Bruce muri we akumva yiyumvishemo ibindi bintu atatekerezaga. Ahita yumva uyu mukobwa ari kumukurura cyane, ku buryo aba yumva yamuhobera, ariko akagerageza kwifata. Nyamara Marianne nawe ari kwitegereza uyu musore, ahita abona ko uretse kuba ari umusore w'umuhanga ufite umutima mwiza, ariko ari n'umusore mwiza kandi ureba neza, utuje, useka witonze, ibintu byose ubitekerezaho rwose nta gihunga. Marianne rero ahita atangira gutekereza ati ndumva rwose ku nshuro yanjye ya mbere ngiye kuba umuntu utari umunyamwuga, ko numva uyu musore atangiye kunkurura, ndumva rwose bimeze nk'aho mukunda, kandi nyamara ntabwo rwose urukundo rugomba kuvangwa n'akazi, ariko kuri iyi nshuro ndumva ntazi ikintu kiri gukomeza kunkurura kuri uyu muhungu. Mu by'ukuri buri wese aba ari gutekereza ibisa n'iby'undi, ariko bose bagaceceka, ntihagire ugerageza kwereka undi ko ari kumutekerezaho. Umwanya wakurikiyeho rero nta n'umwe wongeye kuvugisha undi, bataha bose bacecetse, buri wese ari gutekereza ku giti cye. Bageze rero mu rugo nyine barakaraba, bagafata amafunguro y'ijoro, maze buri wese akajya kuryama. Nyamara nta n'umwe usinzira, kubera ko bombi baba batangiye gukundana, buri wese akunda undi ariko atarabimubwira. Bruce aba ari gutekereza ukuntu nyine uyu mukobwa aba yisekera, ukuntu abantu bose bamwishimira, ndetse ahantu hose ageze baza kumusuhuza, atitaye ngo barasa nabi baramwanduza, atitaye ku kintu na kimwe, maze akabaganiriza ababaza ibibazo byabo. Yibuka rero ukuntu yamukoze mu kiganza, maze akumva arahindutse, ndetse atangira gutekereza ati ariko ubanza ahari uyu mukobwa rwose naba ntangiye kumukunda, ibintu bitigeze bimbaho na rimwe mu buzima, dore ko uyu musore nta mukobwa n'umwe aba yarigeze akunda ukundi. Akomeza kubitekerezaho, maze akabona saa 9 za mu gitondo zirageze. Agerageza kubyikuramo, maze ku bw'amahirwe agasinzira, gusa nyine asinzira amasaha 2 gusa.
Ku rundi ruhande kandi Marianne nawe rwose biba ari uko, aba ari gukomeza kwitekerereza uyu musore, isura ye itari kumuva mu maso, intekerezo ze zose nta handi ziba ziri, aba ari gutekereza ukuntu uyu musore akunda akazi, ukuntu ndetse uyu musore areba neza, ukuntu avuga yitonze, byose aba ari kubitekereza maze akamwenyura. Iminsi yakurikiye rero aba bombi kubera ko batajyaga batandukana, akenshi cyane rwose babaga bari kumwe, bakomeje kugenda ubona rwose buri umwe agenda yishimira undi ariko mu ibanga rikomeye. Iminsi rero iragenda igahita, maze umunsi umwe ari mu masaha y'igitondo bari kujya n'ubundi ku kazi, Bruce abwira Marianne ati ni ukuri ndagushimiye rwose kuba warambashije kunkura hariya hantu nari ndi, maze ukampa akazi keza, ubu rwose ndakishimiye. Kuba nsigaye nirirwa nsanira abantu ibintu byose bitari bimeze neza, mba numva binshimishije. Marianne aramwitegereza agaceceka umwanya, maze akamubwira ati ntabwo rwose wabashije gusana ibikoresho gusa ndetse na ziriya nzu n'amashuri, ndashaka kukubwira ko mu bintu byose wabashije gusana harimo n'umutima wanjye. Uyu mukobwa abivuga noneho ari serieuse birenze rwose uko yari asanzwe ameze. Bruce rero we acyumva ibi bintu ahita yumva umutima we uri gukubita hafi gusohoka mu gituza, abura rero ijambo na rimwe amubwira, maze akamwitegereza. Bose rero bararebana, maze Marianne akaba yegereye Bruce, bahita bisanga nyine bari gusomana, ibintu bataba bigeze batekereza cyangwa bapanga. Barongera rero bakarebana mu maso, maze Marianne akamubwira ati ni ukuri urakoze cyane kandi warakoze kwemera kuba iruhande rwanjye, kubera ko ntabwo byahinduriye abandi ubuzima gusa binsize, nanjye rwose byampinduriye ubuzima. Ndakubwiza ukuri nsigaye ntekereza neza, ndetse sinzi impamvu iyo ndi kumwe nawe mba numva nuzuye ntakiri njyenyine nk'uko niyumvaga wa munsi wansanze ku nzira maze ukamfasha. Bruce rero ibi bintu biba byamurenze, kandi nawe nyine aba asanzwe akunda Marianne, uyu rero aba ari umwanya mwiza wo kumubwira ko nawe amukunda. Ntabwo rero rwose ajijinganya, ahita amubwira ati Marianne rwose uri boss wanjye, uri umukoresha wanjye, ahari nararengereye, ariko ni ukuri nanjye ndagutekereza cyane bikambuza amahoro, kubera yuko mba numva waguma iruhande rwanjye. Iyo uri guseka ndakureba simpumbye, ndetse n'iyo ndi kukureba mu maso mba rwose nkubona mu buryo butandukanye. Nanjye rero ndagushimiye kubera ko wampinduriye ubuzima, ariko nyine wanampaye ibyishimo, kubera ko iyo ndi kumwe nawe mba numva ntakimeze nk'uko nabaga ndi jyenyine hantu nabaga. Bombi rero barahoberana, maze bakamenya ko burya koko umukunzi wa nyawe ushobora no guhurira nawe ku nzira. Kuri iyi nshuro rero imitima yabo iba rwose yarangije guhura, uretse kuba bahujwe n'akazi, noneho baba banahujwe n'amarangamutima, kandi bose baba babyumva kimwe. Uyu munsi rero uba ari umunsi w'umwihariko, kuko uba umunsi utarigeze ubaho mu mateka yabo. Uyu munsi bakora akazi ariko bakaniyemeza kuza kujya gusangira, bajya gusangira maze bakaganira, buri wese agatangira kubwira undi ukuntu yari amaze igihe rwose umutima umurya, ndetse umubwira ko rwose akunda undi, bose kandi ni ibintu baba bahurijeho. Batungurwa rero n'ukuntu bose batekerezaga bimwe, nubwo haburaga ufata umwanya wa mbere wo kubibwira undi. Iminsi rero yagiye ikurikira, bagiye rwose bagaragara nka couple ihuje cyane, ndetse ku buryo n'abantu bamwe batangiye kugenda babibona, haba ahangaha nyine bakorera iyi mishinga yabo, abantu bagiye batangira kubona ko aba bantu bombi rwose bashobora kuba bari mu rukundo, kuko uko bari basigaye barebana byari bitandukanye n'uko bari bameze mbere.
nyamara bo baba bakomeza gushyira imbaraga mu kazi nyine baba bariyemeje. Uko basozaga igikorwa baragitahaga maze bagaserebura, icyo gihe nyine yabaga ariyo ntsinzi yabo. Umunsi umwe rero baba bashoje ishuri maze bakaritaha, ibyishimo rero biba ari byose ku buryo Bruce afata umwanzuro wo kujya gukina n'abana umupira kugira ngo nyine bishimane. Barakina maze akajya agwa hasi, uko yagwaga rero Marianne yarasekaga. Umupira urangiye rero Marianne ahita amubwira ati ntakubeshye nta munsi nigeze mbasha guseka nk'uyu munsi, wancekeje ntabwo wabyumva. Naho rero Bruce ayihagararaho ati njyewe rega ndi umukinnyi, ati njye nta kintu na kimwe ntazi, ati kubona naguye inshuro ebyiri gusa mu minota 90 urumva se ntarenze. Naho rero Marianne aramuseka nyine maze bombi bakarebana bakongera kandi bagahoberana. Bruce rero abwira Marianne ati ntakubeshye iyo ntekereje ko rwose ndi kumwe nawe, iyo ntekereje ko kandi hari ikintu runaka ndi gukora uri kundeba, mpita ngira imbaraga muri byose kubera yuko mpita numva ko nyine urukundo rwanjye ruri inyuma yanjye. Naho rero Marianne ati njyewe noneho iyo ndi kukureba mba numva nta bindi byishimo birenze ibyo ngibyo, kuko mba numva nuzuye, mba numva nta kindi kintu na kimwe nifuza mu buzima. Uyu munsi rero bataha rwose bari mu modoka bafatanye agatoki ku kandi, ntawe uri kure ku rundi, bagenda babwirana amagambo meza, mbese ibyishimo ari byose. Bageze rero mu rugo bari gufata amafunguro, Marianne abwira Bruce ati uzi yuko mu buzima sinari narigeze ntekereza ko nshobora kuzakunda umusore, ntabwo rwose ibyo bintu nigeze mbiteganya mu buzima. Naho rero Bruce nawe akamubwira ati nanjye rwose byari uko, wagira ngo njye nawe twari impanga, kubera yuko narebaga ubuzima mbamo maze nkabona nta wundi muntu ngomba kuzabuzanamo, sinigeze ntekereza na rimwe rwose ko nazagira umukunzi. Numvaga nyine umwanya wanjye wose ngomba kuwumarira mu igaraje, kubera yuko nta wundi mwanya rwose nabaga mfite nyine wo kuba nakwita ku wundi muntu. Ariko maze guhura nawe ibintu byose byarahindutse, mba numva nyine nagukunda nkagukundwakaza, kandi nanone nkabasha no kwita nyine ku kazi kanjye ka buri munsi. Gusa nyine urukundo ngukunda nirwo runtera n'imbaraga zo gukora cyane. Bose rero ibyishimo nyine biba ari byose bari kuganira ku rugendo rwabo rw'urukundo ndetse no kuri business barimo, kandi bakora neza cyane ibintu baba bakora batagamije inyungu, ahubwo bagamije nyine gufasha abandi bantu babikeneye. Uyu munsi rero kandi Bruce abwira Marianne ati hanyuma rero maze n'iminsi ntekereza kuri ya mafaranga wampaye, ndumva rwose aricyo gihe cyo kuyakoresha, ndifuza nyine gusubira muri cya cyaro hahandi nabaga, maze nkajya gutunganya imva ya papa wanjye. Ikindi kandi nari mfite nanjye abaturanyi bari bakeneye rwose ubufasha, hari ababaga mu mazu atameze neza, mbese naho hari hakeneye rwose ubufasha bw'umwihariko. Ndifuza rero ko aya mafaranga wampaye nayakoresha maze nkagirira umumaro abo twari duturanye ndetse rwose n'abari inshuti zanjye. Ibi rero bikora nyine Marianne ku mutima, maze agatungurwa n'ukuntu uyu musore adafite amafaranga ya mirenge, ariko nyamara yifuza rwose ko duke afite yadufashisha abantu. Marianne ahita amubwira ati niyo mpamvu nagukunze, kubera yuko nabona gutandukanye n'abandi bantu. Mu by'ukuri wowe rwose ntabwo wikunda, ndetse wumva ko ibyifuzo byawe byaza nyuma y'abandi, wifuriza abandi umunezero kurusha uko wowe wawiyifuriza. Marianne rero ahita amubwira ko rwose akwiriye kumufasha, maze ibikorwa byabo bakaba babyimurira muri iriya karitsiye, bagafasha buri wese ukeneye ubufasha. Uyu munsi rero kandi Marianne abwira Bruce ati njyewe buriya kuva kera kose
nta muntu wigeze atekereza ko nagira intege nkeya, abantu bose bambonaga nk'umukobwa ufite byose, umukobwa kandi w'umunyembaraga ukora ibintu byose uko abyumva, nyamara ntabwo ariko byari bimeze kuko mu mutima wanjye nahoraga numva rwose hari icyuho, nahoraga numva hari ikintu kibura ndetse nahoraga numva ntuzuye, numvaga nyine ntazi ikintu mbura mu buzima. Ibyo byose rero byarangiye umunsi mpura nawe, nahise numva nuzuye wese ndetse numva nta kindi kintu na kimwe ku isi nkeneye. Boss rero ahita amubwira ati nanjye nuko kera nari meze kubera ko papa wanjye akimara gupfa numvise nsigaye ku isi njyenyine, nta wundi muntu n'umwe nari mfite wo kwiyambaza, nari nzi ko ibintu byose ari njye bireba, numvaga nyine nta wundi muntu nzigera mbona ngo numve nyine nkwiye kumubwira ububabare bwanjye cyangwa nkwiye kumubwira ikibazo mfite, ariko nyine kuva wakwinjira mu buzima bwanjye mba numva nanjye mfite umuntu wo kwishingikirizaho ndetse mba numva mfite umuntu wo kuganiriza, wo kubwira ibimbabaje, wo kubwira ibitagenda, mbese mba numva ntakiri njyenyine ukundi. Bose rero barahoberana maze buri wese akumva ni uw'umumaro ku wundi. Nyuma y'igihe gito rero bahita batangira noneho kujya kwita kuri ya karitsiye ya Bruce, birumvikana Bruce ahera ku baturanyi be bamwegereye burundu, maze bagatangira kuhashyira ibikorwa remezo bidasanzwe, rya garaje rye naryo bararisana maze bakarigira nyine igaraje ry'icyerekezo. Aba ari kuvuga rero ati nzashaka umuntu uzaba urikoreramo, ariko n'igihe ntawe uhari ubanza nituzajya tugira n'ikibazo cy'imodoka nzajya nzijyanayo nkazikorerayo, kubera yuko ririya garaje ni iry'amateka mba numva ritasibangana ukundi. Bamaze rero gutunganya hano hose rwose, bamaze kuhagira hashya, abaturage birumvikana baba bishimiye Bruce cyane ndetse baba bamufata nk'umwami wabo kuko nyine niwe uba warabagejeje ku iterambere. Umunsi umwe rero Bruce asaba Marianne ko yamuherekeza, baragenda rero bakajya ku gituro cya papa we aba yaramaze kubaka neza cyane rwose, igisigaye noneho gisa neza. Bakigerayo rero ahita amubwira ati ahangaha nyine ni ku gituro cya papa wanjye, aha naho nahatunganyije kubera amafaranga yawe, warakoze ni ukuri ku bwa buri kimwe. Naho rero Bruce ahita akomeza abwira nyine papa we ati papa rero rwose nubwo utakiri kuri iyi si, nakifuje ko wakagarutse maze ukareba ko inzozi zawe wajyaga urota zo kubona nyine uhindura isi nziza, ubu ngubu rwose ndi kugenda nzigeraho, kandi atari ku bwanjye ahubwo ari ku bw'uyu mukobwa. Arahindukira rero akareba Marianne maze agakomeza kuvuga amagambo nyine aba ari gukora ku mutima Marianne, ati mu by'ukuri kuva nahura n'uyu mukobwa ubuzima bwanjye bwose bwarahindutse, ndetse yatumye ngera ku bintu ntigeze nanarota ko nageraho. Marianne rero muri kano kanya agerageza gufata uyu musore akamukomeza, kubera ko nyine aba abona ari mu bihe bye bibabaje, biba bisa nkaho ari kubona ko ibintu byose yagezeho yakabaye yarabigezeho, ariko papa we nyine akiri kuri iyi si kugira ngo babyishimanemo. Akomeza rero avuga ati ikindi kandi papa nari nje kukubwira nuko rwose uyu mukobwa mukunda n'umutima wanjye wose. Kuva nabaho sinigeze nkunda na rimwe, ariko we kuva twahura, kuva yakwinjira mu buzima bwanjye, nahise menya ko ari we rukundo rw'ubuzima bwanjye. Uyu mukobwa ni byose byanjye, ni umunezero wanjye, kandi ni ukuri yakubereye aho utari, kubera yuko sinyumva irungu, sinyumva ndi jyenyine, iyo ndi kumwe nawe mba numva nuzuye rwose. Marianne rero aba yatangiye kurira kubera ko nyine aba yumva amagambo uyu musore ari kuvuga atabasha kuyihanganira atarize. Bruce rero arakebuka maze agasanga Marianne amarira yamurenze, aramuhanagura maze akamuhobera. Marianne rero abwira Bruce ati komera rwose, ndabyumva ko bitoroshye, ariko ndabizi neza ko ubu papa wawe ahari rwose abona ko yasize umugabo, kubera ko abona neza ko ibyo yasize atagezeho wowe wabigezeho. Bava hano rero
bameze nyine nk'abantu bacitse intege, maze bagahita bumvikana ko bagomba kujya ahantu bakajya gufata akantu ko kunywa ndetse bakagerageza kwirangaza ku buryo nyine bibagirwa ibi bihe baba bamaze kugira. Baragenda rero bakajya muri karitsiye ahantu nyine kera Bruce yakundaga gutemberera. Haba ari ahantu nyine muri resto ariko rwose iciriritse. Baragenda bakicara maze bagafata amafunguro, nyamara Marianne aya mafunguro niyo ya mbere yumva amuguye neza kubera ko aba yumva ari amafunguro ameze neza cyane. Baricara hano maze bagatangira noneho kuganira, batangira rero kuganira ku bindi, bya bindi byababazaga bagatangira kubyirengagiza. Bruce aba ari kubwira Marianne ati ni ukuri uba wakoze kunkomeza, uba wakoze kuntera imbaraga, kubera yuko hari igihe rwose mba numva nyine ntafite imbaraga ariko iyo nibutse ko ndi iruhande byose bihita bigenda neza. Bruce kandi akomeza amubwira ati warakoze kunkunda, ukankunda rwose atari igihe wakabaye ukunda, kubera ko njye nawe ntaho twari duhuriye, ariko ni ukuri wangiriye icyizere maze unyinjiza mu buzima bwawe. Ndakubwiza ukuri sinzigera ngutenguha habe na gatoya. Naho Marianne ati ni ukuri nawe warakoze kunkunda kubera ko uri umunezero kuri njyewe, ikindi kandi kuba rwose narakugiriye icyizere ni uko wari ugikwiye, n'ubu ndacyakwizeye kuko nkubonamo ubushobozi nawe rwose utabasha kwibonamo. Mbona ko uri umusore ushoboye, uri umusore ugira umutima mwiza, mbese ni ukuri ndakwizera n'umutima wanjye wose kandi ndagukunda bizira uburyarya. Bombi rero kwifata birabananira maze bakaba barasomanye. Aha rero noneho haba ari muri karitsiye ya Bruce, abantu bose babona ko nyine aba bantu bakundana, maze inkuru zigakwirakwira ko rwose Bruce ndetse na Marianne bakundana. Abaturage rero muri iki cyaro barabyishimira cyane kubera ko ibyiza byose baba babyifuriza uyu musore, nawe uba warabagejeje ku iterambere batari barigeze barota na rimwe. Aba yarabahaye amazi, akabaha ibitaro, akabaha amashuri, akabasanira amazu, mbese baba basigaye batuye ahantu rwose baba babona nko muri paradizo, ndetse baba batarigeze bagira mu ndoto zabo. Babwira rero Bruce ko bamushyigikiye ndetse bifuza yuko umunsi nyine bano bombi bazakora ubukwe aba baturage bose bazaba baburimo. Bruce ahita aseka kubera yuko iyo mishinga nyine y'ubukwe aba atarigera na rimwe ayivugana na Marianne. Bakimara rero gutunganya akazi nyine k'iwabo wa Bruce, noneho bahita bakomereza nyine akazi kabo mu yindi midugudu iba ibakeneye, dore ko rwose haba ari ahantu henshi nyine bagomba kuzakorera. Umunsi umwe rero bari nyine kubaka, baba bari gukoresha imbaho, maze Bruce ari muri izi mbaho nyine, Marianne ajya kumva Bruce avugije induru ati Marianne ndapfuye ndapfuye. Naho rero Marianne umutima umuvamo maze ibintu byose yari afite mu ntoki akabirekurira hasi, harimo rwose na telefone ye n'andi madosiye aba afite, maze akiruka asanga uyu musore kandi uba umaze kugwa hasi, amaboko rwose yayajugunye ndetse n'amaguru ubona ameze nk'umuntu upfuye. Marianne atangira kumwegura ijosi atubaye iki, agatangira nyine kuvuza induru ati nimuntabare. Ubwoba rero buba bumwishe ku buryo aba yumva umutima utakiri mu gituza cye. Bruce rero ahita yeguka gahoro rwose nkaho nta cyabaye, maze akaba arapfukamye. Marianne ayoberwa ibintu bibaye, maze amarira yari afite agahita avanga no guseka, byose nyine birivanga kubera ko aba abonye ko uyu musore atapfuye. Ahita amubwira ati niwongera kuntera ubwoba gutya nari mpfuye nanjye, uri muzima se? Akomeza kumukandagura nyine amukoraho. Naho Bruce nta kintu na kimwe amubwiye, akura mu mufuka agakuramo impeta, ahita amubwira ati Marianne urabizi ko ngukunda, nubwo rwose amagambo yo kubikubwira ntayo mba mfite, ariko urabizi ndagukunda n'umutima wanjye wose, uri byose byanjye, ndetse rwose ni wowe wanyeretse inzira y'ibyishimo.
guhera umunsi winjira mu buzima bwanjye namenye ko nyine ari wowe wanjye ubuziraherezo. Uyu munsi rero ndifuza kukubwira ko rwose ntifuza kuzigera ngutakaza ndetse nifuza kukubona iruhande rwanjye ibihe byose, ndifuza ko ari wowe nazajya mbona buri munsi ndetse rwose ndifuza yuko waba mu buzima bwanjye ubuziraherezo. Marianne rero uba watangiye nyine kurira n'ubundi, dore ko n'ubundi ibyishimo n'amarira y'ubwoba yari afite byose biba byivanze. Abakozi rero baba basanzwe bakorana nabo baba bari bahuruye bazi ko batabaye, baba bari kubwira Marianne bati vuga yego, vuga yego bosi, vuga yego. Naho rero Marianne amuhereza ikiganza maze akamubwira ati ni ukuri warakoze kunkunda, warakoze kungira rwose umuntu w'igiciro, kubera yuko urukundo rwawe nicyo kintu gitangaje nigeze mbona kuri iyi si, warakoze kunyuzuza maze kuri iyi nshuro nkaba ntari njyenyine ahubwo ngufite, warakoze kumpa umunezero, ni ukuri warakoze rwose kuba umusore w'inzozi zanjye ndetse ukarenga kure ku byo nigeze ntekereza. Bombi rero bahita bahaguruka maze bagahoberana. Abakozi ba hano rero bose barishima maze bagakoma mu mashyi bagatangira kuza babegera bati ni ukuri turabifuriza ibyiza byose kandi turabakunda, tubari inyuma, aho muzadukenera hose turahari, muzatubwire rwose tuzabashyigikira. Ibyishimo rero biba ari byose uyu munsi, maze Marianne ndetse na Bruce basaba nyine aba bakozi ko nyuma y'akazi bakwitegura ubundi bakajya kwicara ahantu bose bagaserebura iyi fiyansaye yabo. Uba ari umunsi rero w'igiciro rwose kuri buri umwe uba uri hano. Iminsi rero yakurikiye Marianne abwira Bruce ko yifuza yuko ubukwe bwabo bazabukorera muri ya karitsiye ya Bruce, cyane cyane ko ari nawe nyine ufite abantu benshi bazaza muri buno bukwe ndetse bakanumvikana ko bazatumira n'aba bakozi bose babakorera. Baba bifuza kuzakora ubukwe rwose buciriritse ariko buryoshye kandi buri muntu wese yibonamo. Batangira rero imyiteguro y'ubukwe bwabo ariko batangira no gutumira nyine abantu bose, dore ko nta n'umwe utaba ufite karibu muri ubu bukwe. Umunsi rero w'ubukwe bw'aba bombi ni ukuri uba ari umunsi w'ibyishimo, dore ko rwose buba nyine ari ubukwe ubona ko abantu bagiye gukora bishimye birenze ibisanzwe ndetse birenze uko umuntu uwo ari wese yabitekereza. Baba abatumirwa babo ni ukuri baba bari kubafasha mu myiteguro ndetse baba bishimiye kuba bari mu bukwe bw'aba bombi, nubwo bwose rwose Marianne yari umukire cyane ndetse rwose kuri iyi nshuro na Bruce nawe yari amaze kuba afite amafaranga kandi ahagije, ariko bose baba ari abana beza, baba ari abantu bashyikirana na buri umwe wese ndetse rwose baba ari abantu batajya bikuza. Umunsi wabo rero w'ubukwe baba nyine bambaye ibintu biciriritse ariko byiza cyane. Mu bukwe bwabo rero buri muntu wese aba ari guhita abasuhuza ndetse rwose ababwira ko abifuriza ibyiza, abifuriza ko urugo rwabo rwazakomera ndetse bakazakomeza urukundo bafite uyu munsi. Ubukwe rero buraba maze bukarangira, barataha rero abantu bakabaherekeza, ntabwo rwose abantu bari bashaka kubarekura, barabaherekeza maze bakabageza mu rugo iwabo. Marianne rero abwira aba bantu baba babaherekeje ko n'ubundi babafasha bagakomeza guserebura maze bagashyiramo umuziki bakabyina bagasangira, ibyishimo bigakomeza. Umunsi rero wakurikiye ubukwe bwabo, Bruce abwira Marianne ati ni ukuri ndishimye ku buryo udashobora kubyumva, ndanezerewe, umunezero ntabasha kukubwira. Naho Marianne ahita amubwira ati byose ni wowe, kuba rwose waremeye kunkunda ndabigushimiye kandi nanjye nzakwitura urukundo.
bombi rero barahoberana maze ibyishimo bikaba byose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.